inama y'umunsi y'abashakanye, imibonano mpuzabitsina mu gihe dufite abana bakuru. Umugore wanjye ntabwo ajya yemera gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina iyo abana bari mu mashuri yisumbuye bari mu rugo. Uri umugabo ariko ubu ngubu igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gisa n'ikigoye cyane hagati yawe ndetse n'uwo mwashakanye. Hari ubushakashatsi bwerekanye yuko abagore bihuza cyane n'ibidukikije, aho rero wenda turi kuvuga ahangaha nk'abantu bari mu nzu, abantu bashobora kuba bari hanze basakuza, abana babo bakuru, mbese ibintu byose bishobora kuva ku ruhande byateza ikibazo, byose bihuza nabyo cyane. Ni ubushakashatsi rero bwanerekanye yuko ibyo ngibyo byose ari ibintu bishobora gutesha umutwe umugore ku buryo kuri we yakumva yuko igisubizo cyiza ari ukureka kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ni mu gihe ariko abagabo bo ku rundi ruhande nta kindi kibazo bajya bagira kuri bene bino bintu. Bagabo rero ntabwo ikintu cyiza ari ukwivumbura cyangwa se ngo ubyuke ahubwo ujye gushaka aho urangiriza ibikorwa byawe. Intambwe ya mbere ni ukwiyumvamo umukunzi wawe. Sobanukirwa yuko imiterere yawe nk'umugabo itandukanye n'imiterere ye nk'umugore. Bwa mbere gerageza wubake ibintu bifatika biri buze kumufasha gutuza mu cyumba aho gutekereza cyane ku byo hanze. Niba udasanzwe ufunga umuryango w'icyumba, byige none ahangaha maze utangire kuwufunga. Shaka ibintu bisekeje kandi bishimishije biri buze gufasha mwembi kwishima kandi mugatangira gutekana. Kora ibishoboka byose kugira ngo ufashe umugore wawe abashe kwiyumvamo bino bintu kandi rwose ntucike intege. Hamwe n'urukundo rwinshi, gusobanukirwa imiterere y'itandukanye n'iyawe ni intambwe nziza cyane izabafasha cyane. Niba byarakubayeho, ni gute wakemuye cyangwa se ni gute ubyitwaramo muri icyo gihe cyo kubaka urugo iyo hari abana cyangwa se abandi bantu bakuru? Turifuza kukumva. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.